Reka ngusuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wo nkurikirana umunsi kundi kuri Dev Rwanda. Ngusaba kugira ngo iyi nkuru yumve kandi uyumve neza kuko yakugirira umumaro. Inkuru yacu y'urukundo ni y'umuryango wari ubanye neza. Gusa uwo muryango wari ugiye gushwana bitewe n'inshuti bari bafite kandi inshuti bari baragize inshuti y'umuryango. Ndakwinginze kugira ngo ino nkuru yumve kandi uyumve neza cyane. Yakugirira umumaro waba uri umusore ndetse waba urwubatse cyangwa utararwubaka. Umuryango umwe wari utuye mu mujyi kandi uwo muryango wari ubanye neza cyane. Gusa nubwo bari babanye neza ntabwo baburaga ibibazo bimwe na bimwe bahuraga nabyo by'ubuzima. Birimo kubura akazi ndetse n'ibindi bibazo byinshi tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa nubwo byabaga bimeze gutyo bari bakundana cyane dore ko nta numwe wari wifuza kuba yacinya undi. Kandi bose baganiraga ibiganiro byatuma batera imbere dore ko nta numwe yigera gushwana n'undi. Kandi niyo bashwanaga byahitaga ko byihuta dore ko basabanaga imbabazi. Gusa umugabo yari afite akazi kandi akazi ke kari kure y'aho ngaho bari batuye. Buri gihe cyose byasabaga ko agenda umunsi wose kugira ngo abashe kuba yashika ku kazi. Kandi iyo yagendaga ntabwo byashobokaga ko yari guhita akagaruka uwo munsi. Byasabaga ko haca mu undi munsi kugira ngo abashe kuba yagaruka. Dore ko yafataga urugendo rurerure kugira ngo abashe kuba yashika aho yakoreraga. Kandi ubuzima bwabo ntabwo bwari bwiza cyane kuryo ari kubona amafaranga yatuma atega bityo agashika aho yajyaga vuba. Ese papa Keti ko kuri kubona ibintu tuzabivamo ndetse tuzabishobora? Oya rwose mama Keti ntugire ikibazo ndabizi neza tuzabona akazi ndetse akazi tuzabona kazaba kari hafi y'aha ngaha. Kuko ndabizi nta garuka ngo nose urakeka tuzahora muri ibi ngibi koko. Oya rwose papa Keti nyine nanjye biba byancanze nyine urabona urugendo bari rurerure pe urugendo bari rurerure. Oya mama Keti rwose nubwo urugendo bari rurerure gusa nta mpamvu yo kugira ikibazo. Ahubwo ujye ugerageza usigare hano ndetse wiyiteho. Ndabizi Imana izagira icyo ukora kandi tuzabona amafaranga sibyo mugore mwiza. Yego rwose papa Keti ndakumva kandi ndagushyigikiye kandi ujye ukora cyane ndabizi neza Imana izaha umugisha imirimo yo mu maboko yacu. Mama Keti ko nzi neza ko utajya usenga koko iryo jambo warikuye he? Papa Keti ndasenga ahubwo nuko ndakunda kuba nabikwereka ahubwo ndasenga cyane uzi ko ntumara ngusengera kugira ngo Imana ijye ikurinda mu rugendo aho ugiye mu kazi. Yego rwose mama Keti ni byiza kandi ni by'umugisha kuba ngufite. Ahubwo mama Keti ndatinze reka mpite ko ngenda ndetse njye ku kazi ubwo tuzasubira ejo. Sa rwose papa Keti genda ndetse nanjye reka nsigara aha ngaha nita ku muryango. Nuko papa Keti yaragiye ndetse ajya ku kazi dore ko byamusabaga igihe kirekire kugira ngo abashe kuba yashika ku kazi. Mama Keti yarasigaye ndetse asigara mu rugo asigara yita ku bana nk'uko byari bisanzwe. Gusa nubwo yari atuye aho ngaho hari umuturanyi wabo witwaga James. Uwo James nawe yari afite umuryango w'abana babiri ndetse n'umugore umwe. Gusa James yakundaga kuza kwa mama Keti ndetse abaganiriza cyane kugira ngo abashe kuba yababaza amakuru yabo. Dore ko bitewe n'ukuntu yakundaga izina rye n'umwana we rwose yari yaramwise James. Nuko mama Keti yaragiye ndetse ajya gusura kwa mama James. Dore ko umugabo yari agiye kandi nta kindi yari afite cyo gukora uretse kuba yajya gusura abavandimwe ndetse akababaza amakuru yabo kugira ngo umubano wabo ukomeze kwiyongera. Ati se mama James umeze neza? Ati yego rwose mama Keti imeze neza. Mama Keti kutajya guza kunsuraho ni amahoro? Oya rwose mama James urabizi neza nsinabura kuza kugusura. Ahubwo nyine hari igihe akazi nanjye kamfata nkaba busy pe ariko urabizi neza ko nta mutima mubi. Yego rwose ndabizi ko nta mutima mubi kandi nanjye ariko nta kibazo rwose nshimye ko ngubu basuje kunsura none se andi makuru. Rwose mama James amakuru ni meza nyine papa Keti nk'ibisanzwe urabizi akazi ke kaba kure ubu nyine yagiye ku kazi ntaho uhari. Ariko mama Keti uzi neza ko nkora nanjye nkare papa Keti akora. Ati uri serious se? Ati yego rwose ndi seriye kandi nanjye ngenda n'amaguru kandi ndakeka utse ubona hari icyo bitwaye. Ati aha njye mamona ntabishobora rwose. Oya rwose mama Keti wabishobora burya gushaka no gushobora ahubwo nyine nuko tuba dufite ubunebwe rimwe na rimwe ukuma ntacyo twashobora. Yego rwose mama James mujye mugerageza pemba muri umugabo wanjye yitanga kubw'umuryango we. Yego rwose abagomba kwitanga no se atitanze yabigenza gute? Ere gukeneye kubaho ndetse na baketi bakeneye kwiga amashuri meza. Yego rwose mama James koko ibyo uvuga nibyo pe. None se papa James ameze uti? Ati papa James nawe yarabizi yagiye mu butumwa bw'akazi ndetse aramara y'icyumweru. Gusa ndakeka uyu munsi ari ubuse none se turi kuwa gatandatu. Yego rwose mama James none ni kuwa gatandatu. Okay rero niba ari kuwa gatatu ndakeka ku cyumweru sejo usubwo. Yego rwose ejo ni ku cyumweru. Ejo rero bwo ni hazaza tu.
ubwo azaza none nzagukizwa n'ikira. Uzangizwa n'iki se tusanzwe tumenyeranye hari ibirenze hari bishyashya bizaba bibayeho koko? Mama James none ndi kumva nyine ibaze nyine hari hashize icyumweru utamubona. Yewe cyakorora nihangana pe naho njye uwanjye aragenda yamara iminsi 2 ngasara. Rwose mama Kate nta mpamvu yo gusara, urabizi neza abagiye gushaka ubuzima, abagiye gushaka uko mwabaho, ahubwo ujye umusengera kugira ngo Imana izamufashe byibura bamwimurira bamuzane hano hafi. Naho ibindi byose rwose ndumva nta birenze pe, nta birenze. Ese mama James we konje yawe izarangira ryari? Yewe nanjye ntago ari kure rwose, ndakeka kuwa mbere nzahita ko ntangira akazi nzasubira mu kazi. Ahubwo dawe nduzajya ujyana na papa Kate. Nase mama Kate hari icyo bitwaye ko twajyana na papa Kate? Ati hoya nyine icyo nanishatse kuvuga kubona nyine agenda wenyine pe mba numva nabirambi. Uzi kuntu buriya nawe aba yagize ubunebwe we. Yeah of course nyine yaba yagize ubunebwe gusa agomba kubikora kuko nta kundi yabigenza. Ati yego rwose agomba kubikora nta kundi yabigenza. Rero mama James njye reka nsubire mu rugo, icyari kinzanyaro nyine kwara kugira ngo ndebe kuntu meze, ndebe nimba umeze neza kuko urabizi neza rwose abaciye hagahe pe, abaciye hagahe tutabonana, kandi nawe rwose uba watuje ntiwanaza gunsure, basi ugerageza ugere mu rugo nsure pe. Yego rwose ntugire ikibazo nzagenza ndetse ngusure nkugereho ndebe kuntu meze. Rwose jya ugerageza ungereho pe kuko none se ntabwo bizi ko ifuni bagara ubushuta arakarenge. Yego rwose mama Kate nanjye nzagenza kandi rwose umbabarire ntabwo bizongera. Sa rwose mama James. Rero mama James reka nkureke ngende ubwo nyine tuzasubira naho ubutaha. Ariko ejo uzambabarire basi uzazane papa James ndetse muze kudusura. Aha ndabizi rwose nawe ubwo yaje ntazatinda kuba yaza kugira ngo abonane na papa Kate. Uyebeye kuntu baba bashuditse kuntu bakundana. Sha nanjye narumiwe pe ibintu byabari abagabo bijya bincanga mbona bakundana. Sha yakiba abagabo bose bameze nka kuriya isi yaba paradizo pe. Sha cyakora nyine pe abagabo bacu mbona bakundana ndetse banumvikana cyane. Ariko tuba dukwiye kubishimira Imana rwose mama Kate kuko ntabwo abagabo bose baba bumvikana ndetse bakundana, usanga bafitanye udutiku, ariko abacu ujye ubona kuntu ucana abana beza cyane pe. Yego rwose n'abana beza. Yewe wandangaza ndetse simbashe kuba nataharika ntaye ndetse tuzasubira. Sa rwose mama Kate tugira ibihe byiza ndetse tuzongera dusubire, ariko nyine nzahita konza ndetse tuzazana nawe sibyo? Sa rero ugira ibihe byiza nsurize ba James. Sa rwose nawe ugira ibihe byiza. Nuko mama Kate yahise kataha ndetse asiga mama James aho ngaho. Gusa papa James waho yari yaragiye mu butumwa bw'akazi cyari cyo giye kugira ngo atahe. Gusa mu gutaha yakiriye inkuru mbi cyane dore ko bari bamusezereye ku kazi bitewe nuko akazi yakoraga byari bisa nkaho kari kamaze kuba karangira. Yagize agahinda kenshi cyane ndetse arataha, gusa mu gutaha yahise kataha aryama dore ko atigeze anavugisha mama James. Ati ese bino bintu ko mbona bidasanzwe koko, papa James atahe habe n'urukumbuzi na rutoya habe no kuba yamvugisha koko, ahubwo yahise ko yiryamira. Mana ibi bintu sinzi byari byo pe bitangiye kunshanga. Ese byamugendekeye gute? Aha reka ndeke ko bitekerezaho wenda wasanga hari umunaniro mwinshi avanye safari. Gusa mama James ntabwo yigeze abona amahoro yo mu mutima, ahubwo yahise kagenda ndetse asanga papa James mu cyumba. Ati papa James, ati mama James wambabare kuko ukareka kumvugisha ukareka nkiryamira. Hoya rwose papa James, ariko urabizi neza turi umuryango kandi dukeneye kuvugana. Ubu se koko nutambwira ikibazo wagize ninde uri buze kuba wakimbwira koko? Urabona ndibuze kuba najya mu mutima wawe nkamenya ibyo ari byo koko? Papa James please gerageza umbwire ikibazo ufite rwose. Mama James mbabarira pe ndikumva ndashaka no kubivuga kuko ufite agahinda kenshi cyane, ntabwo wakuva agahinda mfite pe. Hoya rwose papa James, ariko tubayeho kugira ngo twumvikane, tubizi ko twasezeranye kubana mu byiza ndetse no mu bibi. Hoya rwose mama James mbabarira mfite agahinda ndikumva nababaye ku rwego rw'uko utabyumva. Papa James please mbwira ndakumva, tubizi ko ndi umugore wawe se kandi ndagukunda pe. Rero gerageza umbwize ukuri byagenze biti. Mama James ibaze ko banyirukanye ku kazi. Ati papa James ibintu uri kumbwira suri seriye? Yeah of course mama James I'm serious. Nase papa James kuba iki byagenze? Nase bya akazi karangiye se basi? Yego rwose boss yatubwiye ko akazi karangiye kandi ngo nyine ngo ntabwo ari guteganya kuba yabona kandi kazi vuba ngo ntahandi arabona ibira kandi ntabwo bibona azabasha kuba yaduhamagara. Ati none se ubwo azabahamagara ufite ikihe kibazo? Ati no mama James ntubizi neza ko iriya company yari yarakennye cyane, ndabizi neza nyine akazi kanjye karangiye kandi urabizi muri iyi minsi kubona akazi
biragoye cyane kandi urabizi n'abana bacu biga mu mashuri ahenze. Rero ndi kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda, sinzi pe, byanshanze. Oya rwose Papa James, urabizi ngiye mfite akazi, rero ndumva nta mpamvu yo kuba wagira ikibazo. Tuzaba dukoresha amafaranga nzajya mpembwa, wenda wowe nawe nubona kandi kazi tuzongera tubeho ubuzima bwiza, nta mpamvu yo kwiheba rwose. Mama James, ibaze rero ngiye kujya nirirwa ndyamye hano, Yesu Kristo. Ibaze ngiye kuba nka Mama Keti yaranjye ngeririrwa mu rugo. Oya rwose wikigereranya na Mama Keti. Mama Keti yakobize kamaze iminsi abyaye koko, ubu koko wikigereranya nawe pe. Oya nyine rwose Mama James, byanshanze pe, sindi kumva ibyari byo. Papa James, wikiyeba ndetse wigira ikibazo, ndabizi Imana izakugira neza kandi uzabona kandi kazi pe. Rero urabizi nanjye kuwa mbere ni akazi kanjye kazatangira, rero nanjye wabaga unyitayeho, tuza rero nanjye ikintu cyo giye kugira ngo mbashe kuba nakwitaho. Mama James, nuko nyine umpumurije aho ubundi ndi kubona bitoroshye pe, ndi kubona ntazi ibyari byo. No baby, nta mpamvu yo kugira ikibazo. Mama James, ariko wajya umbabarira koko, wajya umenya ko dushaje koko, uri kunyita baby umuntu umusaza nkanjye koko. Oya rwose Papa James, nyine ndabizura umusaza, ariko nose kuba usaje byambuza kuguha keya koko. Cyakora utumye nezerwa, nari nababaye cyane, ariko nyine wongeye gutuma nishima muri njye pe. Oya rwose ariko mugabo mwiza, ntukababare mpari iteka ryose ku bwawe. Mama James, gusa nyine I love you more. Me too, I love you mugabo mwiza. None se Mama James wamuganire kamyirengagize, ahubwo se watetse kibe? Be nari nakwiteguye nagutekeye agafriti ndetse nyine nagutekeye n'inyama, nari nakugure na kakayo gukunda, ariko nyine waje warakayesha, numva ndababaye. Gusa wanyiciye surprise, nari nzi ko ngutungura wita kuza uniruka utamenyesheje, ibaze ko utigeze unampamagara be. Ya rwose Mama James, numvaga ntacyo ndibuze kuguhamagara nkubwira pe, kuko numvaga mfite agahinda. No baby, erega hari ikintu tugomba kumenya ndetse ugashira mu mutwe. Si ngombwa ko igihe cyose tuzahora tubanye neza ari ukunezerewe, no mu bihe bibi twese tugomba kubana neza ndetse tukumvikana, sibyo be? Yego rwose mama. Usigaye unyita mama wawe se? No erega urabizi neza, none ko mama yitabye Imana, nyine you are like my mother. Appreciate rwose mugabo mwiza. None se nsubireyo basi iyo surprise uyinkorere, tukagabanya akavuyo, byarangiye mugabo wanjye. Sheri, reka nkubaze nyine, basi ba James bameze neza ndetse n'abandi bana bameze neza? Yego rwose, gusa Papa James, reka ngusabe ikintu kimwe kandi kinsezeranye. Ikiyese kandi mugore mwiza, nyine ndagusabye abana bacu ntuze gukora ikosa ngo ubereke kano gahinda, kuko wari ufite agahinda, uziko ari wanteye ubwoba be. Nyine numvaga byarangiye, ariko nyine wongeye ubwiye amagambo y'ihumure, ntugire ikibazo rwose, ntabwo ndibuze kuba, nta nubwo wari buze kumenya ko banyirukanye ku kazi. Okay, sawa, nta kibazo rwose mugabo mwiza. Rero tugende tujye muri douche, nitumara kujya muri douche dute ko tugaruka ndetse tubashe kuba twafata ifunguro. Sha baby, none ufite kaya nyinshi pe, byandenze, ndi kubona uri kunyitaho cyane. Yewe reka nkwiteho kuko ndakwitaye agahinda ufite kaguta mu biti. Oya no baby, ariko nyine ngomba kwihagararaho nk'umugabo, nta mpamvu yuko agahinda nagaherana pe. Okay fine, none aho ngaho ntumva kuvuze nk'umuntu w'iniga, aho rwose ubeye umugabo mwiza cyane. Nga tugende tujye muri douche basi be. Gusa Papa Keti yawe akazi ke yagakoraga neza cyane, dore ko yari umukene kandi yari abizi neza ko nta bundi buryo babonamo amafaranga. Gusa umunsi urangiye ndetse arangije akazi yarongera ataha ndetse ajya mu rugo. Gusa ashitse mu rugo yasanze ari umunezero, dore ko umuryango wabo wahoraga wishimye cyane. Ese Papa Keti waje koko? Kuki waje udakomanze wahise ko winjira kweri? Hari rwose Mama Keti, nyine numvaga naniwe, mpita konza nyine mpita ninjira mu ntebe nuko byagenze. Ati be, ese wakuyemo n'inkweto ntazigukuriyemo koko? Ariko mugore mwiza, nawe jya ureka gukabya, uzi ko ibyo bintu mbiheruka kera we. Oya rwose be, ngomba kukwitaho ndetse nkaguhakeye. Ahubwo se be, wanzaniye agake? Reba muri bagi yanjye rwose be, urasangamo akantu nakuzaniye. Ati wow Papa Keti, wanzaniye biscuit, sha nari nyikumbuye ku rwego rw'uko utabyumva. Yego rwose mugore mwiza, mba nzi ibintu ukunda ndetse kandi ko bikumbuye, niyo mpamvu rero mba ngomba kwigomwa nkabizana. Gusa nyine be, thank you pe, ndagushimira kuba uri kunyitaho cyane. Urabizi n'inshingano zanjye, ngomba kukwitaho. Subu kuko ndakwitayeho byagenda gute? Ngomba kukwitaho nkaguha keya kugira ngo umwana wacu azakura ameze neza. Papa Keti, cyakora nyine uranyemeza pe, buryo ubu mfite keya zawe, uzi ko keya zawe sha harahirwa ngewe rwose wabanye nawe. Rwose nanjye harahirwa ngewe mfite umugore umeze nkawe. None se be, mbwira kuri konti yacu hari amafaranga angana gute? Be nyine narebye nasanze hamaze kujyaho 8,000,000. Ati
baby aracyari make pe, aracyari make. Dukeneye gukora cyane ndetse tukabona amafaranga menshi, kuko urabizi ntabwo waguma muri ibi ngibi. Nkeneye kugushingira business, kandi business ikomeye. Rero urumva ndacyakeneye kuba nakora pe. Hoya be, ariko ntukajye wivuna. Ati no, nkeneye kuba nakora cyane. Ese bere kubundi maze nkubaze, abana baryamye ndetse bameze neza? Ati yego rwose be, bameze neza. Ese be, kuki ukunda kumbaza ngo abana baryamye ndetse bameze neza? Yego rwose be, nyine Papa James niwe wanyigishije uwo muco. Ariko namwe muri inshuti murakabya, gusa nawe ngubu ashobora kuba yaje kuko nawe ngo yavuye ku isafari rye. Ati se ngubu yaje, reka njye kumureba. Ati no baby, banza uruhuke, ejo mu gitondo uzajya. Ejo si ku cyumweru se? Wowe uzagenda ndetse umurebe. Okay, none se reka nkubaze sheri. Nta kibazo rwose, mbaza ndi kukumva. Nyine abana babagaburiye iki none saa sita? Be, nabahaye ibijumba. Ati ngaho nyumvira, igihe nakuburije kuko ntabwo ujya wumva. Wajya ugerageza abana banjye ukabaha ibibaze nk'ibintu wabahaye. Ibijumba gusa se nibyo bizajya bibatunga? Hoya be, ariko nyine nabahaye ibijumba n'ibishyimbo. Ngaho ibaze ibintu wabahaye pe. Ndakwinginze ibintu be, kandi ibintu ntabwo mbikunze. Hoya rwose Papa Kate, basi wibabara wimera gutyo pe, ntabwo mbikunda iyo umeze gutyo. None se kubizi neza ko ntabikunda kubera icyo uri kubikora? Kandi Mama Kate, jya ugerageza. Urabizi nubwo turi kwizigama ndetse turi gushaka amafaranga kugira ngo tubashe kuba twakiteza imbere, ntabwo bivuze ko tugomba kubaho nabi. Tugomba kugerageza ndetse tugakora uko dushoboye tukabaho neza. Ese ibi bintu urabona bizashoboka koko? Please gerageza ndetse gerageza pe, kuko ibintu ntabwo ndi kubikunda. Yego rwose Papa Kate, nyine mbashaka kugira ngo twizigame ndetse tubone amafaranga menshi. Erega Papa Kate, nanjye birambabaza kubona uhora uhangayika wenyine. Nyine basi mba nkeneye kugira ngo amafaranga wampaye basi nanjye nyazigame pe, kugira ngo ndebe ko hari icyavamo. Yego ndabyumva rwose Mama Kate, ariko basi jya ugerageza wikubita agashyi. Ngaho ibaze nawe pe, ibaze ibijumba, abana ibijumba. Ese nta nubwo wenda reka mvuge ko nta kibazo bitwaye, ariko se basi n'ejo ubundi niko wambwiye ko ari byo wabagaburiye. Gerageza basi jya ubahindurira pe, ubahe ibiryo byiza, sibyo be? Nyine be, I'm sorry pe, kandi nyine ndagusezeranya ntabwo bizongera pe, I promise you. Okay, sawa, nta kibazo. Nyine reka ndumva naniwe, reka njye kuryama. Nose be, uraza kuko urajya kuryama tutarajya no ku meza? Hoya rwose be, ndananiwe kandi mbabarira nyumva. Ese be, ntushonje? Yeah of course, ariko mbabarira ndananiwe pe, mbabarira ndananiwe. Basi be, niba unkunda ngwino basi ufateho dukeya. Numara gufata dukeya nta kibazo rwose, ute kugenda ndetse ujye kuryama. Okay, sawa, ntari bibere, kanze tugende ndetse tubashe kuba twabikora. None se ibyo dusanzwe dukora? Ati no be, ntabwo uyu munsi bishoboka rwose. Kuko kise bidashoboka kandi? Oya, buryo urananiwe ndabona rwose ntabyemera, kuko ejo uzajya ku kazi kandi ugomba kukajya ukagakora neza. Rero sinkeneye umunaniro wawe ko. Oya be, ntabwo mbishaka rwose. Ariko be, no, ibyo nibikureba rwose. Tugende urye, numara kurya duhite ko turyama. Ahubwo se uraryama udakarabye? Oya, nzoga ejo mu gitondo. Papa Kate, nawe ubaye nzoga ejo se kandi? No be, nyine I'm tired pe, kandi please byumve pe, ndananiwe ku rwego rwo kutabyumva. Basi reka ngende ndetse njye kuruhuka. Nyine ujye kuruhuka utaranarya. Okay, tugende njye kurya, nimara kurya gusa ndarya dukeya. Basi njye kuruhuka, mbona ko ejo nzajya ku kazi. Sawa. Ese ejo uzagenda utarajya kuvugisha Papa James? Ati nyine nzayikora ko akazi kanjye kari nyuma ya saa sita. Nzakora ibishoboka byose nka saa 2 saa 3 nzajye kumureba. Ati be, gusa ntuzaba umuzindukiye. Uriya ni nka muvandimwe wanjye rwose, igihe cyose najya kumureba nabizi nta kibazo byaba biteje. Ahubwo se be, nyine tugende tujye gukaraba ndetse mbashe kuba naryama. Papa James we yari afite agahinda kenshi cyane, kuko nubwo umugore yari yamuhumurije ndetse yamubwiye ko ibintu byose bimeze neza, we yarakomeje aratekereza ndetse yumva ko bigoranye cyane. Dore ko yibazaga ukuntu agiye kuba yakicara ndetse umugore we akamutunga akumva ari ibintu bidashoboka. Gusa akicaye muri salo ndetse yihebye cyane ari gutekereza, James yahise kaza. Ati se papa? Ati James, kutaryama kandi mbona bwije bimeze biti? Ati nyine papa waje ndetse ntiwigeze utuvugisha. Ese byagenze gute papa? Ati mwana wa, nyine hari igihe mba naniwe niyo mpamvu. Ati none se papa, akazi byagenze biti? Urugendo rwawe rwagenze neza? Yego rwose mwana wanjye, urugendo rwagenze neza kandi Imana yaranshyigikiye, yajyanye nanjye kandi nyine urabona yagarukanye nanjye. Niyo mpamvu nyine ubona mwana wanjye meze neza kandi ntugire ikibazo pe.
Hoya papa rwose nyine ndi kubona sinzi ukuntu umeze pe, ubundi imbere wajya guza utuzaniye imigati ibintu bimeze neza, gusa noneho nyine waje urarakara ndetse utakuryama. Papa wambwije ukuri bimeze biti? James mba nkubwire mwana wanjye, jya kuryama ntugira ikibazo kugira ngo ejo uzabone uko ubyuka ujya ku ishuri ibintu bimeze neza, sibyo mwana wa? Ati yego rwose papa bimeze neza, reka mbyizere. Ahubwo genda ndabona papa Keti yampamagaye mbashe kuba namwitaba. Sa papa ijoro ryiza kandi ndagukunda. Ati sa mwana wanjye genda nanjye ndagukunda urabizi neza. Nuko papa James yahise ko yitaba papa Keti. Ati kirwanyi bimeze bite se? Ati bro nge nta kumera neza rwose, akazi byarabaye rwose. Ati byagenze bite se kandi mwana wanjye? Twamuginga uri kunyita umwana wawe bonatungana uzi ko nkuruta we. Aha ubwo uraje uko byasa kose ndakuruta kandi ntukajye ubitekerezaho cyane kuko urabizi nyine ngenda kurenza ni mukuru cyane kuri wowe pe. Papa Keti ubwo ranzi ahubwo se waje we? Ya naje mane ahubwo se we waje? Ati nanjye naje gusa nyine nuko byarabaye bakanyirukana ku kazi. Atutambwira kujye kubaka mama Keti nawe ujye kujya wirwa mu rugo. Ati yewe nabigenza gute se? Reka nicare nanjye nyine umugore ntunge tu. Muvandi nta nicyo bitwaye kuba yagutunga. Ahubwo nyine umva papa James we, ejo mu gitondo nzaza kukureba kuko nyifite shift ya nyuma ya saa sita niho nzakora. Nzaza kukureba rwose twimenera habiri. Rero zazana na mama Keti ya ntuzamusige. No urabizi mu gitondo bari kwita ku bana ndetse abategura kugira ngo babashe kuba bajya ku ishuri. None we ngo tuzazinduke tuzana nta n'isoni. Ati hoya azaza ikindi gihe cyangwa nawe uzadusange mu rugo. Atari ko wanamuganaho kugira ngo wareka, ariko oya wanambeshye wowe. Ati se kandi nkubeshye iki kano kanya? Ejo ni ku cyumweru mwana, ejo muzazane. Mama Keti yasinze ko yakwemerera uriya munyamasengesho. Nari mbizi ko izo mpamvu utari buze kubura kuba wazimbwira rwose. Sa nta kibazo uzaze wenyine rwose, njye bose mama James yarananiye. Ati ahubwo se ndumva akwiye kuba yakitegura we, kuwa mbere se azatangira nse ko nje izarangira. Ati ya nizarangira ni hazatangira akazi ke rwose. Ati rero ndumva ugomba kumureka nyine ndetse akitegura, ariko ejo nzaza tumena habiri mwana wanjye. Umva kandi nanone urongeye. Ariko bro nyine amusore nyine kaba karangiyemo, ariko nyine nta kibazo ejo nzaza tuganire. Ijoro ryiza reka nkureke wite ku mugore wawe da. Ubwo waje ngubu aha babitege nsize biri buze kwa byaba. Wapi mwana ibyo sinzi ndinaniriwe. Sawa nyine ijoro ryiza pe ryameje tuzasubira. Gisabukeye bwaho mu maketi yagiye kubona abona papa James aramwandikiye. Ati mu maketi bimeze bite se? Papa James we nta kipasa cyawe bana. Ubu koko nta n'isoni we. Uze ndetse ntubashe kuba wampamagara. Nabonye se kuhamagara papa Keti njyabe no kumpamagara nyirengagiza. Ati hoya rwose shu ntabwo nakwirengagiza, sibwo nakwirengagiza gute? Mama shu utandikira abahora. Hoya nyine nuko nyine urabona nashitse mpita ko ndyama. Tiyakubwiye se akazi kanjye karangiye ndetse ko banyirukanye. Ati no gusa bambwiye ko batakwirukanye kahubwo ari uko akazi kawe karangiye. Ati ntibanyirukanye gusa bisa nabyo nyine bekibaza kuntu ngiye kwicara mama James akantunga byancanze pe. Yewe ntugira ikibazo mwana. Ase mwese ibintu bya mwana mwadukanye nibikiwe kuko na papa Keti ari byo bintu yarari kumbwira we. Yewe niko gasidoga dusigaye twikoreshereza mu rugo, gusa nabonye yasharanitse dangeje azaza kukureba. Yego rwose aje azaza kundeba kuko tumariza iminsi pe, tumaze iminsi tutabonana dukeneye kuvugana ndetse tukareba ko ibintu bimeze. Shanyine amusoni nyine ntabwo tuzazana kuko nanjye ndi kwitegura. Uri kwitegura iki se kandi? Ati harya burya zaba ari ku cyumweru urati. Ibaze ko utabona bizi cyakora urapaganye. Ati yani ku cyumweru. Sare kambe nkuretse rero nanjye ngire ntangire kwitegura umugabo wabwo ngo nyine tuzahuza. Sawa ibihe byiza rwose papa James. Sawa. Papa James ari kuvugana nandi. Ati Mama James utambwira ko kandi nawe ibintu bisigaye bikubaho. Ubwo se urafushye kandi? Ati no nyine mbwira wari kuvugana nandi. No mugore nungutse ku kazi. Papa James ndi kukubaza ninde mwari muri kuvugana? Ese koko biri seriye Mama James uri seriye? None uri kubona ndi gukina nawe. Ndakubajije ninde mwari muri kuvugana? Yewe humura dani Mama Keti nari kubaza amakuru. Naringize ngo twari kubipfa. Sawa rero reka nkureke. Yes sawa. Ntibyatinze papa Keti wese ko yitegura ndetse ajya kureba papa James. Hi bro papa James bimeze bite se? Sha we ko mbona wabaye mwiza. Uziko wagira ngo ntibakwirukanya ahubwo bakongereye we.
banyongereye ikisaba muginga nyine wagira ngo bakongereye amafaranga y'akazi uzi ukuntu ni kubona ukeye we sha umeze neza pe wagira ngo agahinda wari ufite ahubwo sinzi aho gakuyerera ukuntu ukeye ku maso wabaye ibogara ahubwo mama James ari hehe ati yewe ari mu gikoni ari kugutegurira ibyo urya ye nabitegure rwose mbihe nyina mbashe kuba nagenda ati ubihende yewe ndakubwira nabitegure mbashe kuba nabirya nigendere da ugende se ujya he muri kino gitondo uravano saa 10 wapi bro ntago byashoboka ibyo wibuka ko ufite umuryango kandi nkwiye kwitaho wanamugana none se papa James bimeze biti shani safi to ntarebe nyine ndashima none se biteguye gute we kuba uje kuba watungwa n'umugore wawe ntacyo bitwaye mwana ahubwo nawe witegure mutangire kujya mujyana n'umugore wanjye mujye mu kazi ati yewe nta kibazo rwose ahubwo papa James nyine ngende gushaka uburyo nakora uko nshoboye nkabasha kuba nashingira mu market ya business rwose kuko kuguma mu rugo nyine ndi kubona ntazi byari byo pe bimaze kundambira nyine ndi gushaka uburyo namushingira ka business yewe sha byaba ari byiza kandi byaba ari by'umugisha gusa nge sha byanze pe byanze rwose papa James uracyafite amaboko ndetse ukeneye kuba wakora rero hari aho ugiye se hari ubwo upfuye humura gusa akazi uzabona kandi nta mpamvu yo kwiheba we uzi ko wagira ngo wapfushije ban wegerageza ugabanya ibyo bintu ntago ari byo wamugani da nta n'impamvu yo kwiheba nuko baragane ndetse baramwakira bamaze kuganira bihagije byabaye ngombwa akabasezera kugira ngo abashe kuba yasubira mu rugo mama James reka ntaye nyine ngo tuzongera dusubire ejo mu gatondo rwose uza kondera tuzinduka ndetse tujya mu kazi sawa nta kibazo rwose ndaza kukureba aha none ntawe uzagukira urugendo rugiye kujya rwihuta da rumaze iminsi wijyana sha papa James wabiretse se uriya muhanda ko mbona ari hatari kuwijyanamo wenyine humura rero umunwanyi wawe araje mugiye kujya mujyana cyakora rwose nibyo sawa rero mugire ibihe byiza sawa rwose reka ngende bukeye bwaho bose baragendetse bajya mu kazi nk'uko byari bisanzwe gusa papa James we munsi wa mbere yarawihanganye ari kuramugora cyane dore ko yari amenyereye kuba hakora ariko ku munsi wa kabiri we byaramugoye cyane dore ko yahise kajya kwa mama Keti ati papa James bimeze bite se mama Keti wareka n'iki ko nonge byancanze byandambiye pe ese byakurambiye gute kandi papa James shaka kuguma mu rugo nicaye uretse kukubeshya uzi ko mba nabuze ibaze nyine nawe kwirirwa mu rugo wicaye none n'abana banjye bose baba bagiye ku ishuri nta muntu n'umwe ubuhari harya umukozi nawe mwaramwirukanye ati nta mpamvu y'umukozi suriya umukozi yawe ari kutufasha ikira twaramwirukanye rwose ko numva ari hatari wana ubwo ushatse kuvuga ngo uri mu nzu wenyine of course mba ndi mu nzu njyenyine rwose none se papa James ibyo ni bicurimo ko umuntu uri kunyegera oya se kandi utambwira ko ugize ikibazo nose kukwegera hari ikibazo kirimo kandi wibuke ko neza ntiwigeze unsuhuza kuva naza rero nsuhuza ariko ndakiye kuzano nagwaye ukuboko kandi ukuboko nagwaye byari bihagije rwose ese ubwo byari bihagije koko ati byari bihagije kandi ndumva nta birenze kereka niba ari ibindi ukeneye birenzeho ati ndumva se kutangiye kuba umuntu mukuru basi mpobera basi bwarimo icyo cyoroshye kuguhobera gusa nuko mama Keti yahise kahobera papa James ariko papa James yanga kumurekura ati papa James ibyo birahagije rwose ndekura ati yewe nari ngoswe rwose amusore imbabarira ahubwo nyine reka ngende mama Keti ndetse tuzongera dusubire gusa nawe ugerageza basi ugere mu rugo uze kunsura kuko ndabizi rwose nta kazi dufite yego rwose ntugire ikibazo uzagenza kugusura nuko papa James yahise kagenda gusa mama Keti yasigaye yibaza ibintu papa James amukoreye biramucanga nohera mico ya papa James ko mbona idasanzwe era nibiye mico yadukanye guhobera umuntu ukuri sinari mbizi pe ndabona bidasanzwe sinzi ibyo uriya mugabo gusa nyamara papa Keti we na mama James dore ko bari mu kazi ndetse akazi kabo kari gakomeye cyane gusa bagasoje umunsi ukurikiye bahise ko bataha ndetse baratahana ati mama James umeze neza se basi meze neza ariko mfite ikibazo rwose ese ufite kiye kibazo kandi ntakubeshye rwose urabizi papa James urabizi imico ye ya kera nyine urabizi yakundaga kujya mu bagore ariko ngiriwe ubuntu n'Imana basi nyine Imana iramfasha abona kare akazi bimera nkaho kamuziritse ababizi cyane ariko noneho kuri iyi nshuro rwose sinzi ibyo ari byo pe
ubwo nta kazi afite uretse Imana yo kundengera rwose, naho ubundi sinzi ko bizoroha. Oya rwose ndabizi twaraganiriye kandi yambwiye ko yabihinduye, nta mpamvu kandi tugenda tugume tumuganiriza umunsi ku wundi, nta mpamvu rwose mureke. Aha wenda reka mbyizere gutyo. Nuko mama James yaratashye ndetse agera mu rugo, ndetse na papa Keti nuko byagenze yahise kagera mu rugo, gusa bose batashye nta numwe wigeze ubwira undi byabaye, dore ko mama Keti ndetse na papa James bose bakomeje kwita ku miryango yabo. Nta numwe wigeze ubwira umufasha we ko hari uwaba waje gusura undi, kandi mu busanzwe iyo basuranaga bose barabivugaga. Nuko bwarakeye nkuko byari bisanzwe ndetse basubira ku kazi. Gusa basubiye ku kazi papa James yahise kamagara mama Keti ati mama Keti uri mu rugo wenyine se? Ati yego rwose ndi mu rugo njyenyine. Ese mama Keti ko nanjye ndi njyenyine koko wabashije kuza kunsura basi ugaca agahigo? Ati yewe ndi mu turimo twinshi two mu rugo sinzi ko nabasha kuba nagira aho ngaho, ahubwo we niba ufite akanya ndumva wakigomwa rwose ukangiraho, naho njye mfite turimo twinshi pe. Nuko papa James yahise koyoga ndetse ajyayo. Gusa akigerayo yasanze mama Keti turimo yari afite byari bisa nkaho amaze kuturangiza. Ese mama Keti urarangije? Ati yewe uje bisa nkaho nari ndangije rwose, bisa nkaho nari ndangije uturimo rwanjye. Okay, aho ni sawa rwose. None se mama Keti kowe ibi bintu urubona uzabishobora byo kuguma hano wenyine? Wajya kukaza mu rugo tukiganirira, ariko ndabizi ubutanzaza rwose na n'ubu nuko mba ndi busy ndi mu turimo twinshi. Ati sawa rwose ntacyo bitwaye. None se mama Keti we waretse nkongera nkakwihoberera we wacyagiye mbikora wumvisha atari byiza? Ati yego rwose numvaga ntacyo bitwaye. Ati rero ngera umpobere. Nuko mama Keti yahise ko yongera ahobera papa James. Nuko akiri kumuhobera papa James yahise kamusoma. Gusa mu kumusoma mama Keti yahise kava mu rushyara rumukubita ndetse aramubabaza cyane. Ati papa James nta n'isoni koko? Nibyo bintu koko buri ntangara impamvu uri kwideguza hano, kombi nibyo ngibyo ugambiriye kandi wasanga ushaka ko turyamana njye nawe. None se nubwo twaryamana aricyo bitwaye mama Keti? Ubona ndi umugabo uciriritse? Ati no ntabwo uciriritse, ariko ibyo uri gukora rwose biraciriritse. Nta n'isoni? Cyakora washize isoni rwose, reba nk'ibintu burimo pe. Umuntu w'umugabo sohokera mu nzu ndetse singushaka ntuzongere no kugaruka aha ngaha rwose. Nuko papa James yahise kataha ndetse ataha ababaye cyane ndetse afite isoni n'ikimwaro. Gusa mama Keti papa Keti aje ntabwo yigeze abimubwira, yarabicecetse ndetse aratuza cyane. Ese mama Keti ko mbona wabaye byagenze biti? Papa Keti ntacyo nuko nari ngukumbuye, gusa mba nagukumbuye nkabura uko mbigenza. None si iyo nkumbuye urababara? Ngira ngo ahubwo wankumbuye wakishima kubera ko mbanje ndetse nze kukureba, ntabwo byagatumye ubabara rwose. Hoya rwose papa Keti mba ngukumbuye cyane, nyine nagukumbura nakubura bikantera intimba ndetse n'agahinda nkababara. Ati yewe none bino bintu rwose ntabwo bisanzwe, ibyo bigatuma ubabara ukagira agahinda kangana gutyo rwose papa Keti? Ati sawa nta kibazo. Sawa rero nshyuhiriza amazi nkarabe kugira ngo buke ejo mbone uko nsubira ku kazi. Sawa rwose nta kibazo reka nyagushyuhiriza. Nuko bwarakeye bukeye papa Keti yahise kasubira ku kazi. Gusa asubiye ku kazi yasubiye atanezerewe. Gusa mama James yahise kamubaza ati se papa Keti ko umuntu utanezerewe bimeze biti? Mama James noneho byancanze pe, ejo nasanze mama Keti yababaye cyane ndetse afite agahinda. Gusa mubajije icyamubayeho nta kintu yigeze ambwira pe, ahubwo ibaze ko yambwiye ngo yarankumbuye, ariko ngo byatumye agira agahinda. Urumva ibyo bintu bishoboka we? Yewe sinzi pe, sinzi, ariko nusubwo ngubwo ku buryo ahubwo yagwisha icyamubabaje, wenda nuza gutaha uze kumwinja wumve ko hari icyo yabasha kuba yakubwira. Wese papa James ameze uti? Ati aha tuza nawe biri kubaho nanjye nibyo byambayeho. Nanjye nasanze papa James rwose yababaye ndetse yarakaye, gusa sinabashije kumenya icyamurakaje. Aha yewe wenda ejo tuzababaza twumve ibyo ari byo. Nuko bavuye ku kazi bahise ko batandetse mu gutama mama James yahise kashika ndetse ashika yariye karungu. Ese papa James bimeze bitiriwe buri munsi asigaye ntambona warakaye, niki cyakurakaje? Mama James ntabwo wabyumva, uzi ibintu mama Keti yankoreye? Mama Keti inshuti yacu y'umuryango se? Ati yego rwose inshuti yacu y'umuryango. Byagenze bite se? Ibaze ko ejo yaje nkamuhobera, namuhobera agashaka kunsoma we. Oya rwose papa James wibeshye, nta mugore wakifuza gusoma, byose bibaho, nta naho byabaye ugize n'undi ubibwira yaguseka ubwo biceceke.
mama James kuko bizi njya nkubeshya koko. Oya rwose ntabwo njya nkubeshya, kandi ntabwo nakubeshya nta n'inyungu nabibona muri rero menya kuko ariko kuri ndi kukubwira. Rero ndi kwibaza kuntu ubushuti bwacu bugiye kuba bwakangirika kubera urira shyano ry'umugore. Papa James koko biri sere yarabikoze? Ati yego rwose yarabikoze. Tugiye ndetse tubashe kuba twajya kurwana nawe, tugende guhangana nawe. Oya rwose ntago ari ngombwa, mwihorere mwamakorera rwose azamuhemba. Ati Papa James uri serious? Yego rwose mama James mwihoreye, ntabwo ngishaka intambara, narahindutse pe. Ati cyangwa Papa James niwe wamushotoye? Ati no mama James nyizera rwose. Asiya kibari njye namushotoye koko, nari kwirirwa mbikubwira sinari kubiceceka. Ati koko wanamugane nose tugende kubareba tubaganiriza. Ati no mama James nkuko nabikubwiye byore ntabwo nkibikeneye pe. Gusa na Papa Keti nawe ageze mu rugo yaganirije umugore we, gusa umugore yamubwije ukuri ndetse amubwira byose uko byagenze. Papa Keti ntabwo yahise katinza amahise kasaba umugore we ko bajya ku Papa James ndetse bakabiganiraho bakumva ibyo ari byo. Gusa bashitse iyo basanze mama James ndetse na Papa James bose bariye karungu, dore ko mama James we yarabizi neza ko mama Keti ari washotoye umugabo we. Nuko Papa Keti yase akabwira ati se bavandi bimeze bite ko mwese mbona mwarakaye aho n'amahoro? Ati Papa Keti umugore wawe ni inshizi y'isoni koko, yifata aho bera umugabo wanjye ndetse ashaka kuba yamusoma kugira ngo abashe kuba yamufata ku ngufu. Ati ese mama James ibintu uvuga neza urabizi ko ari byo? None wabimwibarije se umugore wawe sungura muruzi? None wabimwibarije se ngo umugore wawe se umuruzi bimwibarize? Ese mama Keti ibintu bari kuvuga koko nibyo? Nuko mama Keti yase kasuka amarira ndetse ararira cyane. Ati Papa James koko urabizi neza ko ibintu bavuze ari ibyo cyangwa nawe uri kwibeshyera? Ati kubeshyera se kugira ngo nunguke iki? Ati ahubwo mumvire mu rugo ndetse sinkibakeneye kuko nta nshuti zibarimo. Nari naraketse ko nabonye inshuti nzima none rwose nta kipasa cyanyu. Nuko mama Keti yase kareba Papa James. Ati Papa James ariko rwose Papa James wareka tukabiganiraho, ubushuti bwacu ntabwo bwapfa kubera iyo mpamvu pe. Ntabwo bwapfa, cyangwa nawe urabashyigikiye cyangwa nawe urashaka ngo ujye inyuma we na Papa Keti. Ese ko mbona ufite uburakari bwinshi mugabo wanjye, aho ni amahoro? Ati ni amahoro nyine, nose uko natari amahoro. Nuko Papa Keti yase kabaza mama James. Ati se mama James umugabo wawe uramuyobewe? Uyobewe umugabo wawe kuva kera na none tuvuge se ko mwibagiwe ra? Kandi na mama Keti ndakiye kumuzi neza, kandi urabizi neza ko ingesi igishira mu muntu ari uko atakiriho. Rero njye mama Keti akimbwira bino bintu nahise ko mbyumva ndetse numva ko umugabo wawe yabikoze rwose. Sinzi impamvu uri gucira umugore wanjye rwose urubanza. Papa James urabizi twarakuranye kuva kera tukiri abana, nawe ndakuzi. Ubushuti bwacu twari tugize amahirwe we ntabwo byigeze biba, kandi ikintu cyose cyabaye. None nkaho wakaratse bino bintu tubikemura ndetse tubireke twongere twiyunge tube imiryango myiza, uri kwanga kwemera wakemeye ibintu wakoze ugasaba imbabazi mama Keti ndetse bikarangira. Ese mama Keti agusabye imbabazi ntiwamubabarira? Nabuzwa n'iki se kumubabarira uretse dayimoni yari imuteye ndetse katarabiherutse, sinzi ibyo ari bimuteye rwose. Nuko mama James yase kareba Papa James. Ati Papa James kuko wamubariye ugasaba imbabazi pe, nta soni zirimo kuba wasaba imbabazi. Wasabye imbabazi ubushuti bwacu bwakomeza kugira ngo bwangirike ku kantu nk'aka k'amafuti. Ati nyine mama James gusa umbabarire, nari ntangiye kubeshyura uyu mugore kuko ninjye nashatse kuba nabigerageza. Natekereje ukuntu ndi kubaho nta kazi mfite, nyine birancanga mbona ko ari cyo cyampesha amahoro, gusa ndabona ubwo cyari kigiye kuba cyayambuza. Hari rwose Papa James nta mpamvu pe, saba imbabazi bino bintu birangire. Nuko Papa James yase kasaba mama Keti imbabazi ndetse mama Keti nawe aramubabarira. Bongera babishuti z'umuryango nk'ibyari bisanzwe. Kandi nawe aho waba uri hose rwose mbere yo gufata umwanzuro ujye ubanza uganiriza abantu bagenzi bawe, kuko hari igihe usanga rwose byabaye ari ikosa nta n'umwe wigeze ubigambirira. Ndabakunda cyane. Yari David Rwanda. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi.